mixes. If it's on top, we are surely playing it. Providing you with all the top trance DJ mixes. This is Trance Tremors Radio. Umugoroba mwiza we wahisemo neza kuri iyi saha y'isa moya zuzuye ko nyuma y'iminota mikeya irengaho uri buze kubana n'intore mu mfura Silent Fire at your mind a billion African Black Dreamer Boy and Joy Speaker Boy alone to make a load of to Carlos Gymnast for my feet antagonist. Turi buze kubana mu kiganiro Showbiz Live nibisanzwe n'amakuru y'imyidagaduro iwacu mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Bihagaze bite no kuri uyu munsi wacu? Ni ku munsi wa kane, isaha ni ya saha y'isa moya nk'ibisanzwe, ni saa 12 na saa moya. Amakuru yabo yateguriwe na Casas Today, kagezweho nanjye Yambi Santi Angel mu buryo bugiye butandukanye. No munsi wa kane w'icyumweru itariki ni 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka ni 2024. Amakuru yacu muri Showbiz Live agiye kwibanda kuri izi ngingo zikurikira. Nawe turi buze kwinjirana muri weekend igiye kudutegurira ibirori bya Noheli ndetse n'ubunani. Nyuma yo kuva muri iyo weekend y'ibitaramo, uri bumfate ku mupira tugere hanze gato turebe ikiri kuvugwayo mu myidagaduro mpuzamahanga. Stay awake, intore mu mfura ndahari ku bwawe mu makuru y'imyidagaduro ku buryo burambuye. Muri ibi bihe by'impera z'umwaka, Casas Today naboneraho kukwifuriza umwaka mushya abakunzi b'umuziki n'imyidagaduro muri rusange, yaba mu Rwanda ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Bategerezanyije amatsiko ibitaramo n'ibirori byinshi bigiye bitandukanye, yaba mu Rwanda ndetse no mu mahanga, byateguwe mu rwego rwo gufasha abakunzi b'imyidagaduro kwizihiza ibirori bisoza umwaka wa 2024 no gutangira undi mwaka mushya w'ibihumbi 2025. Tugiye kwibanda ku birori n'ibitaramo bizadusoreza umwaka bikatwinjiza mu wundi mushya, ndetse n'umunsi mukuru wa Noheli uzaba ku itariki 25 z'uku kwezi muri 2024. Muri ibyo bitaramo rero icyo ugomba kumva neza cyane nuko hagiye gusozwa irushanwa rya Battle of the Bands muri Kigali Marriott Hotel. Hategerejwe kubera ibirori byo gusoza irushanwa rizahuza amatsinda y'abacuranzi bakora umuziki wa live. Iri rushanwa ryari rimaze iminsi byitezwe ko rizasozwa ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12, rikazahuza bande zirimo Artstar Band, Umuduri Band, Paco XR Band ndetse na The Best Choice Band. Byitezwe ko muri izo bande zose ko izaba iya mbere izahembwa kugirana amasezerano yo gukorana na Kigali Marriott Hotel mu gihe cy'umwaka. Ayo masezerano iyo bande izagirana na hoteli ashobora kuzaba afite agaciro karenga miliyoni 10 z'amanyarwanda. Iya kabiri izahembwa miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe iya gatatu yo izahabwa icyemezo cy'ishimwe ndetse n'igikombe kigaragaza ko yitabiriye ibitaramo bya Battle of the Bands. Naho Bruce Melody agiye kumvisha abakunzi be alubumu ye nshya yise Colorful Generation. Bruce Melody yateguye igitaramo giteganyijwe ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka mu rwego rwo kumvisha abakunzi be n'abafana be bose alubumu ye nshya afite ku isoko ry'umurimo. Ngayo nguko Isango na Muzika Awards ku cyumweru tariki 22 z'uku kwezi kwa 12 nibwo hazatangwa ibihembo bya Isango na Muzika Awards bigiye gushyikirizwa abahanzi bitwaye neza kurusha abandi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Ni ku nshuro ya 5 bigiye gutangwa, mu gihe ari ubwa mbere bigiye gutangirwa muri Kigali Convention Center. Naho icyo wazirikana ku bakunzi ba gospel nyarwanda ndetse na mpuzamahanga nuko Meddy azataramira mu mujyi wa Ottawa. Meddy umaze iminsi muri Canada azaba ahanoheri abakunzi be batuye mu mujyi wa Ottawa, aha ni mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahazaba ataramira ku itariki 22 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Ibi bitaramo Meddy yabitangiriye mu mujyi wa Montreal ku itariki 14 z'uku kwezi, bukeye bwaho bikomereza mu mujyi wa Toronto. Kuri ubu hakaba hatahiwe gutaramira mu mujyi wa Ottawa. Urundi ruhande kandi amakuru avuga ko ibitaramo by'uyu muhanzi bishobora kongerwa mu mijyi nka Vancouver na Edmonton, nubwo amatariki yabyo ataramenyekana baracyabiteganya. Naho se korali de Kigali ko yateguje igitaramo Christmas Carols uragicikirahe. Iki gitaramo ni igitaramo ubuyobozi bwa korali de Kigali buherutse gutangaza ko bufite byinshi bihishiye abakunzi bayo mu gitaramo cyayo ngaruka mwaka cya Christmas Carols.
giherekeza iminsi mikuru. Kuri iyi nshuro iki gitaramo kizaba ku itariki 22 z'uku kwezi muri BK Arena mu mujyi wa Kigali. Naho abakunzi ba show Take the Vibe, umuhanda wo mu Gisimenti ugiye kongera kuberamo ibirori. Ubuyobozi bw'akabari kitwa The Office, aho benshi bamenye nko kwa Jire, bwamaze kwemeza ko bugiye gutanga Noheli ku bakunzi b'injyana ya hip hop mu gitaramo kizahuza Bushari na Riderman. Bazaba bafatanya n'aba DJs bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda batandukanye mu gususurutsa abanyamujyi. Niyo gahunda Take the Vibe. Iki gitaramo kandi giteganyijwe ku itariki 24 z'uku kwezi uyu mwaka. Byitezwe ko kizabera mu muhanda rwagati imbere y'akabyiniro. Ibyo bisobanuye neza ko umuhanda bazaba bawufunze. Naho nyuma ya Meddy, Israel Mbonyi agiye kongera gutanga Noheli nawe ku bakunzi be. Ku nshuro ya gatatu Israel Mbonyi agiye gutaramira muri BK Arena mu gitaramo asigaye akunda gukora kuri Noheli, aho bibiri yahakoreye amatike yacurujwe agashira mbere y'umunsi w'igitaramo. Ndetse kandi amatike yagiye hanze, abakunzi ba gospel mu bambere batangiye kuyagura bitegura kuzitabira iki gitaramo Israel Mbonyi azabataramiramo anizihiza isabukuru y'imyaka 10 amaze mu muziki we wo kuramya no guhimbaza Imana. Ni wa mwanya nakubwiye ngo dufite ibitaramo byinshi bigiye kutwinjiza Noheli n'ubunani. Dore na James na Daniela bagiye gutanga Noheli muri Amerika. Ni itsinda ry'abaramye James na Daniela bari kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bategerejwe mu bitaramo ku itariki 22 no ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 12 umwaka ni wa wundi n'uyu nguyu, mu gitaramo cyo kuramya no guhimbaza Imana. Aho icyambere kizabera muri Arizona, icya kabiri kikabera mu mujyi wa Dallas. Umunyamwuga kuri Mix DJ Bisoso yateguriye abakunzi b'umuziki bimusanze igitaramo cya Noheli. DJ Bisoso yateguje abakunzi b'umuziki bimusanze igitaramo Xmas Party. Gitezwe ko kizitabirwa n'abahanzi batari bakeya muri iki gitaramo. Umva abahanzi bari mu gitaramo: nimera ku gisupusupu Nsengiyumva, wumve ko icyo gitaramo kizaba gishyushye. Ninzanamo Chris Easy, wumve ko azaba habaye. Ninzanamo Papa Cyangwe, wumve ko azaba habaye. Ninzanamo Urban Boys, havuyemo Safi Madiba, babandi babiri Nizo na Ambojizo bazaba bahabaye. Ninzanamo Ariel Ways, bazaba bahabaye. Ninzanamo Zeo Trap, Neringabo, Pasikizito, Kevin Kade, wumve ko iki gitaramo kizaba gishyushye. Ni gitaramo gishyushye kizayoborwa na Shadibu ndetse na Swala. Hateguwe iserukiramuco ry'iminsi 2 rigiye guhuza abafite amazina akomeye mu Rwanda n'umunyafrika y'Epfo J Music. J Music ategerejwe gutaramira i Kigali mu iserukiramuco Xmas Festival rizamara iminsi 2. Abateguye iki gitaramo banatumiye barimo DJ Mahno, DJ Toxic, DJ Piofo, DJ Tiger n'abandi banyuranye bazasusurutsa abakunzi b'umuziki mu bihe by'iminsi mikuru isoza umwaka. Muri hari hanze ni inkuru yabaye kimomo hirya no hino yuko umugore w'umuraperi Chancellor Jonathan Bennett wabamaye nka Chance the Rapper yatse gatanya nyuma y'igihe babana baranabyaranye abana 2 b'abakobwa. Ni kinyamakuru TMZ cyanditse ko uyu mugore witwa Kristen Kori yahisemo kwaka gatanya ku itariki 13 z'uku kwezi nyuma y'imyaka 5 yaramaze abana n'uyu muraperi Chance the Rapper. Ngayo nguko yari amakuru twari tugufitiye mu kabox muri Showbiz Life, aho wari uri kumwe n'intore mu mfura Silent Fire at your mind billion African Black Dreamer Boy and Joy Speaker Boy alone to make a load of Tokalas Gymnosperm Fighter antagonist. Don't sleep when you got him. Hug life for Zaya Malone. This is it. If it's on top, we're surely playing it. Providing you with all the top trance DJ mixes. This is Trans Tremors Radio.